ziwe wewe ushaka kuzanzanira abana ntazi iyo baturutse biriya mbobo wabibonye ari ibyo nakazayibonye ntabibonye pasoni urifata ukanga kurya ukanga gusohoka mu cyumba cyawe kubera amafuti yawe wowe kumva umaze kuba mukuru cyane ku buryo usigaye wifatira imyanzuro ndavuze guhanagura ndavuze guhanagura sinongeye kubona amarira hasoni ndavuze guhagarara hano sinenda kukubita ugahunga ndakumenyesha ko nubwo ubona ureshyushye ntutaza kunsumba ntutaza kuba mama wanjye ngiye ndi nyoko so ndavuze guhanira mu cyumba usohotse ujyayo toka cyangwa nza ngukingirana n'ufunguzo rubika wanzengereho Zuyitese cyane amahoro ndashimira ko mbona se wabaye umurasta none se ugira ngo ibintu si byakaze usigaye wambara ariya ni flat cape nitki za Rastafari ubu ngubu turi muri One Love aza Rastaman okay ubundi umurasta wese n'abara bagomba kwigaragaza bimeze bite se by'akazi haciyemo igihe kinini tutavugana bitewe n'izindi nshingano nagize ntago nigeze ngaruka ngo nkore ya music yanjye nk'uko bisanzwe kubera ko nyuma yo kurangiza amasomo hari igihe umuntu afata izindi nshingano ugasanga nyine biriya bikora gake bitari impamvu z'akazi ka music wowe se bimeze bite muri production sha wahora n'iki wabyihore wa mugabo we amafaranga yarabuze abahanzi niba byaragenze ute niba barabuze imirongo niba barabuze mbese ushatse kuvuga ko ari njye waguhaga akazi se ese ukuvuga ko ari we wampaga akazi ariko urumva n'abandi bose byagiye bijya hasi urebye no ku isoko ubu ngubu imiziki yo mu Rwanda iri kugenda isubira hasi none se ku isoko promoter ubwo mwazikoze nawe none se uratekereza iki nyuma yuko iyo music itagenda neza urumva se ukuvuga ngo turimo turakora promotion nabi ahubwo we n'abahanzi bari kubura n'abari bahari bakagenda babura ibyo bari kwandika rekote cyahose meze uteze yo kugura udukiza uvuye guhaha ngeduze igaragara cyo umeze neza uvuye kugura inyaza nta kibazo umeze neza rwose urumva umeze neza cyane ese ko meruka turi inshuti babara ariko nyine wihangane gufatiye mu nzira soko utagira iwawe sinuko nanjye ntagira iwanjye wakaje kunsura cyangwa gusura tukaganira kubera iki se numva uri kuvuga amagambo yose ndanabona so wumva mu mutima wawe nta kibazo ufitemo njye mfite ikibazo njye byarakemutse ariko njye byarakemutse nta n'ikibazo mfite ubu ngubu bimeze neza cyakoze inshuti ziragwira mbemo nkubemo ako ko numva umeze nk'ufite utuntu uri kumpisha n'uduke bo ngo ngire ute twaraye ariko kandi buriya ngo uzinga ufite inshuti ndazifite izo mfite ndazifite kandi ziranyuze n'izo ntafite ntazihari kandi nawe mu nshuti mfite ndumva nawe urimo sinzi ikibazo inde nyine mva nyine umbwire ndagira ngo umenyeshe ko nta nshuti ufite uze kwisuhuriza Fifi urumva rero imirongo iri kubura okay none se ubwo urimo gutekereza iki urakomeza kuba production cyangwa se DJs cyangwa se urakora kandi kazi okay urumva kuntu nge nkanjye kumwe nabiteguye ntago akazi k'ubu DJ nakareka ntago akazi ka promotion nakareka ako producer ntago nakareka n'ibindi byose ntago nabireka nubwo nta mafaranga birimo ariko byibuza nshaka kandi kazi ko ku ruhande kazajya kanyinjiriza listen gatoya reka nkubwire ikintu kimwe uzi ko iyo ufatanyije utuzi turenze tubiri ubura akazi wakora nukuvuga ngo iyo ukoze akazi kamwe ukajya mu kandi akenshi bituma ka kazi gapfa niba ubona ko music itarimo kugenda neza inama yanjye nago nukuvuga ngo urafa muri production ufata akazi ubona kaba successful kuri wowe gashobora kuba kazana income mu bijyanye na accountability sibyo kuko urumva music niba yakunaniko warahindutse bya Atari Pro warahindutse pe nyine okay urumva kuntu bimeze sobuka ko yananiye ariko
ibintu byo kudija n'ibya production nabikoraga mu ijoro yes guhera saa 12. Urumva guhera n'ubundi za saa 12 za mu gitondo cya saa 11 kugeza izindi saa 12 ngewe mba ndi free. Urumva rero niyo mpamvu nkubwiye ngo ngiye gushaka kandi kazi mbe nikorera no ku manywa ndebe ko byibuza ari ikintu cyamara. Ugiye kugashaka cyangwa uragafite? Ntako mfite ngiye kugashaka. Ugiye kugashaka. Okay, inama imwe yonyine ngiye kukugira. Genda ushaka akazi niba wizeye ko wakabona. Genda ugashake niba wizeye ko wakabona, nubona gatanga amafaranga menshi bimwe mu byo ukora uzabihagarike, hanyuma ukomeza ku kazi. Urumva? Ugakore ushireho umutima wawe wose. Hanyuma production sometimes ntabwo bisaba ko uri umusujene wanayikora uri umusaza pro nta rivi, ariko umaze kubaka nibura studio yawe udakorera abandi bantu, niba ku kazi uri sure neza ko wakabona kaza nibyo bicira bro. Production down and gende ukore indi business nyine nawe wabona yakubyarira amafaranga meza. Fifi se ni iki cyawe? Suko ntabyize. Fifi wahese? Yikorera abagore binaha mufite n'ubugambo kumbona amagaze nkicara ngo nzi ngo mfite inshuti nawe ukabana n'abatabanika ngo ni inshuti. Ese nakugize nte mbere y'ibyo byose? Sigasema nakugize nte kundushije umujinya se ninjye akubwiye ngo wimene inda. Ntawe ukurusha se nimenye inda se urabona nkanda mfite ibanga ngo mabanga ngo amazina umva mbabari nkureho ubusutwa kandi abagore binaha mujya mukunda kuremesha amanama mukicarira umuntu mukavuga urugamba ukuri nukwemere. Reka nkwibarize wari uzi ko ibyo bintu mbizi ninde muntu ubu nawe ugiye kunsenyera? Ndagusenyera ngo ndujyemo. Nagize amahirwe mbona wari ugiye kurusenya ndamucitseho mbona aragiye none nawe uburaje kandi ntabwo nzi ariko nagira nkubwire ko nta nshuti ufite, ahubwo genda umugore mwiza. Ndi umugore w'inshuti wakabaye ugira inshuti. Aya mabanga yaje tubanga mwihegikana ngaho mutubare ngaho nkamabanga ayo mabanga yose ari hanze. Unsuhurize Fifi. Fifi se nuwaye? Nagumuze. Ibyo sinanubwa mbere ryumvise. Nubwa mbere nyumvise. Nubwa mbere nyumvise. Mwana mwiza ngaho komereza itahiri iwawe nyine. Itahiri iwawe. Niba Fifi nawe uzi inyurira. None se Fifi ni inshuti yawe? Fifi ni iki cyawe? Ngaho nyurira umwe n'inzira ntambuka. Akabogore binamwigiza abanyamunwa, mwigiza abanyamagambo, ariko umva nkubwire. Ariko se kubize cyure uguye mukana. Urabona se ntaratse bro, nubwo nyine muri music nabwo byaga ari fresh, ariko man nzakubwira ibanga rimwe gusa ariko mu byo uzakora byose ahubwo utararengaho, kuko ndumva nyine wenda hari ukuntu waba ufite andi madiri yo ku ruhande. Oya nta madiru kaze muri kuntu bigenda. Ngewe zaguhamagara kuri telefone dure ahantu tuganire, ariko ikingenzi nuko wakora akazi kawe cyangwa se wagashaka n'umutima wawe then bikarangira, nta kindi nagufasha. Ibindi byo nzajya mbikubwira kuri telefone, inama uzansaba nzaziko sibyo. Kandi wakoze kudusura mu rugo, aha niho mu rugo uzajye ugaruka buri munsi kubishaka. So ubundi rero ragira iki muri ge? Oya nzabone wanyu mwifashe mumeze neza. Zakubwira dadi yari yanumye ahantu gatoya, ntabwo namusuzugura agira mane menshi cyane kandi ndamuha. Nta kibazo nanjye reka ngwerekeze then turebe ko nari ubwo nanjye reka ndebe ko hari ikintu nabona tu. Ntacyo mbize ko ese nka buriya nkuriya mugabo wirirwa ushushanya nuhego umushushanya. Uramukeneye se nawe? Niko ye uramukeneye. Umva nkubwire mwabagore mwe ngenda akira cyara ni tazagira ngo n'inkweto zawe ndazikeneye wa mbwakazi we y'umugore bakubone wa mbwakazi we. Ubwo rero washonje waje mu rugo rwanjye kariya kagera tuzakabura uzasubira mu cyaro nakanjye isi kubone wa mbwakazi we y'umugore ko byose tubizi asone wakubona ugenda uri umusirimu wagira ngo uri umusirimu, nta busirimu ufite. Amashara arabishobwa azaba mbene umutima. Uzajya gucuruza agataru nsaba n'igishoro. Asaba imbwiyama. Nazo nturi buziryo ushyizeho umutima hamwe. Ziba. Asone. Ni iki none?
mu buzima bwawe. Sagize amahirwe ndakubonye. ubaye iki se? Mbaye iki? Wabaye iki? Umbaye iki? Ahubwo amakuru nta n'ushaka no kunsuhuza. Amakuru y'iki? Nayamenye. Byagenze bite? Ndaza kunyibarishwa buri munsi. Nyanyanyasha. Ariko uri inshuti yawe. Nyanyanyasha. Mbamabanga. Siko mbona wahindutse. Kendra kubera iki? Kubikije ibanga Ariko se nakoze iki? warangiza ukarimena. Ariko urandenganya. Buri munsi uza Nari kunyibarishwa. nasinze, Buri niba munsi uza gutora ipera buri munsi. Nanjye nkabibona. Burya nari nabiketse. Kendra wameneye ibanga. Nari nasinze ntago nzi ibintu navuze. Byakubereyeho he? Ntago mbizi. Ariko hashize iminsi meruka kunywa agacupa. Nari nasinze pe. Utekereze ko nageze no mu rugo nabizi sinzi abanjyanyeyo. Ni ukuri dati mbabarira pe. Kendra niwe wakuntiza abagore birirwa mwanira n'abagore mu muhanda. Nari nasinze ni inzoga zabinkoresheje. Ni ukuri ntabwo ari njyewe mbabarira. Rero reka nkubwire. Wari inshuti yanjye Umusinzi- mbabarira. umusinzi- Ndakwinginze mbabarira. Yanjye mbabarira ndakwinginze. Sindana. Yarasanga we Wambabarira ngo ntuzongere kungarukira. wambabariye Kundura rushimye. wambabariye ndagukundira bizi mbabarira ntabwo nzongera ngusabye imbabazi n'inshuti Umva yawe ndakwiyamye. ni inzoga Ntuzongere ni ukuri kungera bara ni inzoga zabinteye ibibazo byose untengeye kubihagararamo. Wambabarira ngo urumva? ngusabye Ariko nawe imbabazi. ugenge. Oya, mbabarira. Umenye ngo ntabwo nshaka kugutakaza Oh, mbabarira ntabwo nzongera kunywa inzoga Kendra ngusabye ndakwiyamye. imbabazi Oya ngwa. mbwira icyo Ndi mu nzu mbabarira bwise. ntabwo nsaba Kitamva kitamva imbere. imbere mbabarira ngusabye imbabazi uri inshuti Ntasoni. yanjye mbabarira twiyunge pe Kendra niwe wankoze. ntabwo nzongera kunywa inzoga ngusabye imbabazi ni ukuri mbabarira ni ubwa mbere n'ubwanye mbabarira ahubwo niba iryo banga ryaramenetse turebe ukuntu twarisigasira ntibigere kuri wa mugabo umuntu wari kubwiye mubwire tumushaka nabyirwa n'iki? banza umbabarire turamushaka ndatekereza neza umuntu twawe ko ntabwo mbyibuka ariko nintekereza neza ndabyibuka dushaka ukuntu turibika ibibazo nkizemo. oya ni ukuri mbabarira urabizi ko ngukunda uri inshuti ni inzoga guhera ubu sinzongera kuzinywa ntazongera gukora ikosa nk'iryo nagukoreye mbabarira ni ukuri ntabwo nkuryarya ahubwo uwo muntu ni nde niba umwibuka mumbwiye uwo mwaganiriye nawe uramwibuka? ntabwo mwibuka nasinze ririya banga naguze imyaka tumaranye imyaka 20 nicyo yari afite wambabariye ko urumva wasinda kugenda gukunda ni ukuri mbabarira ngirira impuhwe n'imbabazi ndakwinginze turakora iki? ahubwo dushaka ukuntu uriya muntu twamushaka haguruka rero ni wowe umuzi ugende umushake umunzanire cyangwa se sinzi ikintu uri bukore ubundi turebe uburyo twamuhagarika cyangwa se tukamucecekesha kuko biriya bintu nkizemo ni ibibazo bikomeye cyane ubu nta nubwo nzongera no oya kumbabariye ni kimwe muhobera nk'umuntu umpaye imbabazi noneho tujye gushaka uriya muntu oya muhobera bohoke tujye gushaka uriya muntu kugira ngo ririya banga ritazarenga ahandi hantu rikagera kuri wa mugabo ibi byacu n'ibyawe urabizi niyo waba ugiye habi ibintu byose byaba bigiye hanze rero kubiganiraho turebe icyo ari byo turebe ari icyo umuntu amukorera tumukorere niba ari icyo umuntu amuha atume hakiri kare tumucecekeshe warantemukiye pe ntabwo nzongera My lovely Bella, it's okay, a long time now. Sikutishimye. ntabwo nishimye Basi moye, babyanze siwa moye. ntabwo mbishaka Kubera iki? ntabwo nshaka kuguhonyera Habaye iki se? ubwo se tuvuga yuko byabaye tayipisi My God, ibiki byabaye? bwakomeza wirengagize nyine Nese ndirengagiza iki? nta nubwo yikigushaka Subiza ko ngukunda. niba unkunda se None se kuki utakinshaka kandi unkunda? ntabwo nsigaye natabibona ko unkunda None se ni ikihe kintu naba narakoze? Ni ikihe kintu naba narakoze ku buryo ki urukundo rwanjye nawe rwazamo agatotsi? ndabizi neza ko ubizi yewe bikirirwa umbaza ibintu byinshi Basi nsuhuza. ndabyanze Shawa nsuhuza. ntabwo mbishaka I miss you. Sha ndagukumbuye. Please. njye ntabwo ngukumbura My God. Ninde muntu waduteranije? erega urabizi wikicisha hirya no hino kuko ibintu byose urabizi si we wabikoze se Ubu usigaye wumva amagambo yo hanze abantu basigaye babona ko tubanye neza usigaye wumva amagambo yo hanze barashaka kuduteranya kugira ngo nta by'amagambo none iriya foto yawe n'umukobwa mwari muri gusomana nabonye se yaturutse ifoto yanjye ngewe James
ndimo gukora iki? uri gusomana n'umukobwa. Njyewe nsomana n'undi mukobwa utari Bella? Wowe God, uwo ntabwo ari njye. ushaka kuvuga ko narebye nabi? Ntabwo uwo nguwo ari James. Ni wowe. Bella, urabizi kuva kera ndagukunda, urabizi. Nta n'impamvu n'imwe yo gushidikanya ku rukundo rwanjye nawe. Ariko mama wanjye iyo foto yarayinyeretse. Msaza please. Yo bro, Vipi mzee? good. Neza? Good. Na mahoro? Tunzindukiye se bimeze bite? So na ari igihe cyo giciyemo ko nabanza kuza gusuzo bro anya. Ndabyumva. Meze neza. Bamururu rwose. Samaye ku mafaranga bro. Sizi Kigali bro. Ku mafaranga. Amafaranga. Bimeze bite se? Cyo bro gufatisha sigari bisabi. Cyo kuzura sa neza bro. Thank you. Welcome. Steve. Ubwo duherukana. Rero ko ari service nshaka gusaba. Bimeze gute? Yini ngo bacyagiye gute ariko ready kwihuta. Ntabwo nabashije kubona ukuntu mubwira. Bizuba naryo. Ntabwo nabashije kubona ukuntu mubwira. Ako bro. Mfite amakuru yuko ikintu nshaka ari wowe ugomba kukingezaho kandi bimeze gute simbwira nihutaga ariko ngiri. Okay. Namaze kumenya amakuru yuko nawe ugiye na muri rugo. Haruwe. Kwa Mabera. Ukaba wifuzaga ko byagende. Nyine ntabwo ndi kwifuza ahubwo ndi kugusaba ariko nyine nawe harimo icyifuzo. Buri bana Mary afite umukobwa wantwariye umutima. Rero urabize nawe nk'umuntu w'umugentleman ubashyuye cyane muri quartier. Bro nifuza ko wabimfashamo ukareba ukuntu wamuzanye nyine nawe ukabingiramo nyine tu. Ura mwana ndamusaba ko Steve wabaye bitari bad nsugo mara urabona ngewe mu rwego rwanjye ndimo koko uranabona time yo kujya kuvugana n'uriya mwana w'umukobwa. Nyine yego ndabizi ntabwo ibyo ngibyo nabishobora kabisa. Oya Steve ndabizi neza nyine level uriho n'ukuntu meze nabyo wabijyamo. Ntabwo nabasha sinzi n'ahantu nahera. Akuri inshuti bro. Bari abana ntacyo nyavugana bari abana. Ahubwo ubushize hari ibintu ugeze umbwira ngo kuri Kami sinzi ntabwo ugeze ubimbwira neza. Oya nyine ndakubwira ko nyine banze ndiga amatwi Steve uri kwihutisha ikiganiro nawe tabanje no kumva. Ndabizi nyine ako biragoye kandi kuri wowe ko nako bigoye kuri nge birango kora mu mere dufisanye tuntu tubazo tumwe na tunye bamere ngo naganyumva ngo ndikirara iki n'ibiki ariko urabizi umukobwa we mbashe kumwinjira nkabaza kuba nafata umutima we ura mere ntabwo nyine biragoye kugira ngo azabashe yango nyine bashe kudutanya kandi urabizi abantu babiri bakundana babigoye kuyo batandukanye. Rero nk'umuvandimwe nzi kandi ibyo bintu ufite mu bushobozi Steve nta kintu cyakikunana muri Kalisi. Nta ndavuga na karakana turinje. Abo uri inshuti yanjye kandi nta kintu wanjye. Ntabwo bisona ko naza kuvugana. Steve ungiye na service wansaba yari yose. Bro niba ni wowe uje kundeba niwe washakaga ahubwo wambwira kuri za nkuru wambwiye za Kami yawe za karakana kiboreye nta kintu nashobora kuvugana karakana agiye. Urema nawe kandi urabyumva. Sizo ndavunze gute? Nuko bimeze bro. Aga Steve ntabwo wumbane nk'umuvandimwe. Bro ntabwo ikumva. Reka kumuvandimwe ntabwo bisobanura ariko nagenda najya kugutera service yose ntabwo ujye kumunirite. Mama wawe se ndi gusomana na mama wawe? Uri gusomana n'undi mukobwa pana mama? Nese mama wawe nanjye twahuriye? Te ntabwo mbizi. Icyingenzi byaro kugira ngo ikumbwire ko nawe urabizi. Nese ubushize mama wawe nabonaga ari umuntu nyishime. None niwe muntu utangiye kuduteranya. Nose kuki udatekereza iyo mpamvu yuko mama yanyeretse iyo foto? None foto ntabwo ari ngiyi.